yitwa Ronique Rikombo, akomoka mu gihugu cya Kongo Kinshasa. Yavutse nk'abandi bana ariko nyuma aza kugira ubumuga bw'amaguru n'amaboko. Amaboko ye ntabasha gukora muvoma, n'amaguru ye nuko. Yageze aho yiyanga ndetse atangira gutakambira Imana ayibaza icyatumye imwohereza ku isi. Yibazaga ko nta kintu na kimwe yamarira sosiyete. Ababyeyi be bakoze ibishoboka byose kugira ngo bamuvuze, ndetse bigera n'aho ubutunzi bwabo burangira. Abantu bakabagira inama ngo nibamwice, nibamukubita inyundo apfe, nibamukingirane mu nzu, ntibamuhe ibyo kurya zipfusha. Byari bimugoye kuri we, ariko uyu munsi Imana yaje kumwibuka. Imana yaje kumusohoreza amasezerano yamusezeranyije. Uyu munsi ni igikoresho cy'Imana. Benshi barakira indwara, imitima myinshi irakira. Uyu munsi ni umukuru w'umuryango w'abantu 8, ababyeyi be n'abavandimwe be. Nta hantu na hamwe Imana itabasha gukura umuntu, nta kintu na kimwe kikuriho Imana itabasha kubyaza umusaruro. Mutekereze namwe, umuntu amaboko ye adakora n'amaguru ye adakora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Umuvandimwe niki cyamubatuye ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana yahishuriwe ryatumye ahindura ibitekerezo. Ndagusabye rero kugira ngo urebe itemwanyaje uyirangize, kandi ntusigare uko wari uri. Niba kandi utaraho ubuzima bwa Kristo, uyu ni wo mwanya. Niwe wenyine ufite urufunguzo rw'ubuzima. Niwe wenyine ubasha gukora ibyananiranye. Andehoro ya Kristo nta buzima buhari. Ikirenze kuri ibyo kandi, atubikiye ubugingo buhoraho na nyuma y'ubwo bugingo. Imana ibahe umugisha. Amena. Amen, amen. Amena. Bana nzambe bazobetera Yesu. Reka abana b'Imana bakomere Yesu amashyi. Haleluya. Haleluya. Napesi nzambe merci. Ndashimira Imana Longoli ngai na Matadi. yo yamvanye Matadi Liboso na Kinshasa. kugira ngo ngere Kinshasa ubwa mbere, Azala sobe. kugira ngo hagire umuntu nabura umwe ukizwa. Ailevé parce que azamalamu. Ndamushyira hejuru kuko ari mwiza, yaduhaye ubuzima. Ya mibale Cya kabiri, nazongisi matonde mbele na papa ya eglise oyo. ndashimira umubyeyi w'uru rusengero. Bwana papa malamu. Mufite umubyeyi mwiza, ndabibamenyesheje mufite umubyeyi mwiza. Napesi merci na papa nanga. Ndashimira papa wanjye wemeye gutuma nza gukora umurimo w'Imana ahangaha, na papa wanjye Emmanuel. Aho bari hose ndabashimiye. Ndashimira n'umuntu wese ugiye kuntega amatwi kugira ngo anyumve. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ngiye gutanga ubuhamya bw'ubuzima bwanjye. Ndashaka kubwira protokole kugira ngo baze kuba maso, abantu bo gusohoka. Ubu buhamya ibintu bibamo ndabizi. Abantu benshi ntabwo babyakira, bagahitamo kwisohokera. Rero ugerageze kubyakira, kandi kurira kwawe bigira icyo byongera ku bukristo bwawe. Ntibibe gusa amarira mu maso, bitaba ibyo birahinduka ubusa ku Mana.
Imana yarambwiye ngo kubw'ubu buhamya hari umuntu uzakizwa ahangaha. Kombo na ngai Vonique Lukombo. Amazina yanjye ni Vonique Lukombo. Mwana ya liboso. Ndi umwana wa mbere, Tobotami 6. twavutse turi batandatu. Nga nasa mwana ya liboso. Njye ndi umwana wa mbere. Voilà nasa munyanga. Papa nanga mama nanga Ndi baza umunyanga, papa na mama ni abanyanga 100%. Voilà tango baboti ngai. Bamaze kumbyara, Mama wana papa zaki na mbongo ebele. icyo gihe papa yari afite amafaranga menshi, yari umucuruzi. Yazaga ikinshasa gucuruza, yari afite ibintu byinshi. Igihe kimwe papa yari yagiye, nari maze kugira umwaka n'igice, noneho mama aza kubona meze nabi. Ndashaka kukumenyesha ko nigeze kugenda, naragendaga nk'uko wowe ugenda, ntabwo navutse gutya. Uko mumbona uko nguko ntabwo ariko navutse. Naragenze ariko ntabwo byatinze. Hari abana bagenda ku myaka 2, ariko njyewe ku mezi 6 natangiye kugenda. Nari mfite courage kandi nari mfite ubwenge bwinshi. Iki gihe rero papa yaragiye mu rugendo, mama abona ko mfite ikibazo, ntangira kurira, nari mfite umuriro, agerageza gushaka imiti yo kumva. Icyo gihe ntabwo nari mfite ubwenge bwo kuba namusobanurira uko numva merewe. Ampaye imiti nabaye nk'uworohewe. Papa avuye mu rugendo arabaza ati mwasigaye muti? Mama aramubwira ati twasigaye nabi, umwana yaranduhije, yararwaye, afite umuriro. Papa ahageze ikibazo cyarakomeye, byabaye ngombwa ko bashyira abaganga. Aho ngaho mu giturage cyacu byari bigoye, byasabaga ko banjyana ku bitaro binini, kuko abadogiteri baraza aho ngaho bakongera bakagenda. Bangejeje ku baganga, bankoreye ibizami, bansanganye amabibo 2. Imwe yari iri hagati, indi yari ku ruhande. Yabaye nk'uko bazireka kugira ngo zibanze zikure, hanyuma bambage. Ku myaka yanjye ndi mutoya barambaze. Amaze kumbaga dogiteri yarigendeye. Nyuma amaze kugenda nararembye. Papa yari afite amafaranga, akora ibishoboka byose kugira ngo nkire, ariko ntabwo byakunze. Banjyanye ku bitaro binini, banjyana ku bitaro byateye imbere, baragerageza ariko ntabwo byakunze, ahubwo nabaye pararize. Byagezeho nta kintu na kimwe kuri njye cyakoraga. Umutwe niwe wonyine wakoraga muvomo. Abaganga bagera bababwira bati ubwenge bwacu burarangiye.
igisigaye bishoboka ko ari ikibazo cy'imyuka mibi, ni mu mujyane ku bandi bantu. Kubera ko nari umwana wa mbere, baravuga bati ntabwo twareka umwana wacu, reka tumuvuze. Papa aravuga ati nubwo nasigaye nta n'urukweto mfite, ariko umwana agomba gukira, nzakora ibishoboka byose. Batangiye kujya bangendana, ahantu bagiye barababwira ngo uyu mwana ntabwo yashimye kuza ku isi, niyo mpamvu ashaka kwisubirira aho yavuye. Mutegereze rero Imana kugeza igihe izafatira ubugingo bwe, kuko ntabwo azakira. Ababyeyi birabarenga, bageze n'aho bajya mu bapfumu. Mu nzu z'abapfumu nta gisubizo cyari gihari. Barababwira bati uyu mwana ni umurozi, yaje kubarangiza. Misiyo ye kwari ukugira ngo abasubize kuri zeru. Nimurebe nta kintu musigaranye. Birabarenga, byaramarira. Bigera n'aho mama afata umwanzuro, aravuga ati mu buzima bwanjye sinzongera kubyara, kuko ibintu mbonye ku rubyaro rwa mbere ntabwo nzongera kubyara. Ubwenge burarangira. Abana ba mbere batangiye kuza, nakomeje gukurira mu bibazo. Ntangiye kumenya ubwenge, nibwo namenye ahantu ababyeyi banjye bagendaga banjyana. Inzira zigoye. Papa yanshyiraga mu mugongo akajyana na mama, bakagenda mu ijoro, bakagenda ahantu hari ibibazo. Hariho n'ibiraro byinshi byishe abantu bambukaga. Ni ibiraro iyo uri kukigenda ukigenda kibyina, ariko bemeye izo ngorane zose kugira ngo banshakire igisubizo. Byose byari bigoye. Ntago icyo gihe nashoboraga no kwicara, kuko umutwe wonyine niwo wakoraga muvumo. Abantu rero batangira kuvuga, uyu nguyu yaje kubarangiza, nta kintu muzamubonaho. Icyiza ni mumuhe uburozi apfe. Abandi baravuga, nimubona uburozi budakunda mumufungirane mu nzu. Ntabwo mubona ko ari umwanda waje mu muryango? Iyo basohokaga mu rugo byabaga ngombwa ko banshyira iruhande rw'igikuta, kuko niho nabashaga kuryama. Ntabwo nabashaga kwicara. Nk'iyo basohokaga mu rugo, izuba rikansanga aho ngaho, ryaranyicaga. Ari imvura yanyiciragaho, ari ibikenerwa by'umubiri byose nabikoreraga aho ngaho. Byari bingoye. Batangiye kuvuga bamwe, mwimuha ibyo kurya mumufungirane mu nzu, azapfa kuko nta kintu azakora kuri iyi si. Abandi baravuga bati abantu nk'aba ngaba batinda ku isi, nimutegereza ngo azashiramo umwuka. Ntago azashiramo umwuka. Icyiza ni murebe ahantu mujugunye. Batangiye kuvuga ibyo, nari ntangiye kugira ubwenge, ibyo byose narabyumvaga. Bitangira kundenga.
ababyeyi Bandawana nabo bye byarabayobeye babara nanga basere tubakasuste kuva icyo gihe kugeza uyu munsi yonso bazalaka na ababyeyi banjye esila pona nta koluka kintu bagifite. Oh. nyonso esila byose pona byarashize koluka lubiko nanga kugira ngo bashake uko nakira, kite ariko ntabwo byakunze. balaba koma kotyanga kana kajya ndabo batangira kujya banshyira mu nzu, beba koma ntabwo byari isoni, nalingaka babara ahubwo nanga byari kugira ngo nalingaka bandinde. bango mingi Mana, ndakunda ababyeyi banjye na babara nazo kubera ko bibaye ari ababyeyi mbona ubu ngubu babyara umwana mwiza barangiza bakamujugunya. nanga bazaki na babara lelo ababyeyi banjye baba ari ab'iki gihe baba baranjugunye, bebalinga kinga mingi ariko barankunze kubw'inama mbi abantu babahaga, ariko barankunze. kolomoko na kati ya ndako igihe kimwe mu nzu zamba pesinga makasi Imana yampaye imbaraga, nalefidikaka navandi na isika ya espasi nari nicaye nalala na mi ntaryamye ku gikuta, nkumva hariho umwuka uri kunyobora. nagerageza gukambakamba nkagwa, sokina meki na koi nagerageza nkagwa, wala tinzamba pesinga makasi kugeza aho Imana yampaye imbaraga. na yango lelo kugeza ubu wala nayebaki nanu izo mbaraga ndazifite. nazalaki mutu aba confusion na vie nari umuntu byayobeye, na ngai kozala ndenge nini nkabaza Imana ngo ese ubuzima bwanjye bizagenda bite, ubuzima bwanjye bizagenda bite Mana, ko ikintu cyose bakinkorera. Nzambe mpona nini vi yako Mana, kubera iki ubu buzima? na baplasi yanga moko koyeba banzembo ya mawa nabagaho ukwanjye nazolela n'indirimbo z'agahinda n'amarira, bakestion ndimo mbaza Imana ibibazo. Mana, bakabe bato ko nta bantu nishe, baninga alo balisumuni na sala eske mpona nini otindanga na mokili niki cyatumye unyohereza kuri iyi si gutya? kana tambolaki lisumuni na sala nzambe ko nigeze ngenda Mana, ni igiki nakoze nakutana na ba makambo boye kugira ngo mpune n'ibi bibazo? basi mingi mpona nga murebe byari bingoye, ndabaza Imana, sofi na ningi mwasi ariko se Mana, nubwo nakunda umugore yankunda? makasi nari umuntu usuzuguritse, nari umwanda, titokola baninga bazotumbolanga kosakanelanga numvaga n'abantu bantuka, nazaki na esengo tina vi nta byishimo nagiraga, nari umuntu wo kurira. Là, j'appelle l'homme de Dieu. Matobiye baka na bisote. Fale histoire na ngai tini mwasi. Na itao mwasi akolinganga. Nazalaki négligé makasi. nari umuntu usuzuguritse, Mama salite. ikintu kiraho cy'umwanda, Titokola baninga bazotumbolanga nkumva abantu bantuka bamvuga. Nazalaka mutu akolela nazaki na nari umuntu wo kurira, nta byishimo najyaga ngira, Nazalaki na esengo te. nta byishimo. Nazalaki ka mutu a confusion. nari umuntu byayobeye, Nzambe na nkahora mbaza Imana, Mana, niki nakoze? fotika na yo naziyana ngate. niki cyatumye undekanza ku isi? kubera yuko mbere yuko tuza ku isi nta kintu tuba tuzi. byari kuba byiza ubuhamya bwanjye bukamera gutyo. kubera iki naje kubona ibi bintu? byari bigoye, uko nagendaga nkura natekereje gutangira gukorera Imana, ariko ababyeyi b'abakene no kugira ngo bangurire akagare ntabwo byari gushoboka. Nzambe, nari umuntu uhurira. igihe kimwe umuntu umwe aramfasha, ampa agatebe kabi ariko karamfasha. nibwo natangiye kwizera Yesu, ndamuha ubuzima bwanjye. narasengaga ariko mfite urujijo mu bitekerezo byanjye.
igihe kimwe Imana yampaye umurongo wo muri Bibiliya eza na Jean 9. uri muri Yohana ibice 9 Jean 9 kuna bandina premier verset. igice cya mbere Kuna histoire moko eza kuna. murahabona amateka Motama aveugle. y'umuntu umwe wavutse Motama aveugle. ari impumyi, Bazoleka na Yesu. noneho abigishwa bagenda na Yesu Batuna ki Jésus. baramubaza bati Oyo asala nini kwa uyu muntu yakoze iki kugira ngo avuke ari impumyi? Eske asala lisumu avabotama. Ese yakoze icya mbere uko avuka cyangwa ababyeyi be nibo bagikoze kugira ngo umwana amere gutya? Yesu arababwira ati nimba mubona gutya yavutse atya kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Narebaga abantu twavukiye rimwe ariko batakiriho, ariko njyewe Imana iracyandinze. Mpita numva ko Imana yashimye komera gutyo kugira ngo mukorere muri ubwo buryo kugira ngo yiheshereze icyubahiro kuri njyewe. Niyo mpamvu ubona niyemeje gukorera Imana. Ndatangara, wowe ufite amaboko n'amaguru. Hari igihe emosiyo zimfata kugira ngo mpe Imana icyubahiro, kugira ngo nabura nkome amashyi, ariko nta bushobozi mfite bwo gukoma amaboko. Kugira ngo nkome amashyi Yesu ahabwe icyubahiro ntago mbishobora. Ndatangara rero, wowe ufite amaboko, ufite byose, ufite amaguru, ariko kugira ngo uze ku rusengero bisaba kugukorera ivugabutumwa. Iyo uje mu rusengero uza umeze nka patoro, kandi Imana ntabwo igira patoro, ni we wenyine patoro. Bavuga ngo koma amashyi ntuyakome. Njyewe hari igihe mbitekereza, nashaka gukoma amashyi simbishobora. Nshuti yanjye, wowe uratekereza ibibazo ufite utekereza ko ari byo bizarangiza isi, ariko hari abantu bababaye kukurusha. Njyewe nakoreraga Imana mu bihe bigoye. Wowe wabonye icyo kurya, ufite uburyo, njye nta n'uburyo bwo kugenda nari mfite. Iyo Imana itampa barumuna banjye, yampaye barumuna banjye batandukanye. Hariho abafite ubushake, Matade ni ahantu h'imisozi, akenshi ngenda n'amaguru, nibo baza kunyuriza iyo misozi, haba ku zuba naba ntariye. Ariko wowe ibintu bimeze neza, ni iki kikubuza gukorera Imana? Njyewe nemereye Imana kubera ko nzi ko Imana yafashe amaguru yanjye kugira ngo ibikorwa byose amaguru ari gukora we azabinkorera. Imana yatwaye amaboko yanjye kugira ngo ibyo amaboko yanjye ari gukora byose Imana izabinkorere. Haleluya. Umuntu wese ureba kuri Yesu ameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Icyo giti ntago cyuma. Niyo mpamvu nemereye Yesu, niyo mpamvu nemeye nubwo naca mu bigoye ariko nzamukorera. Ndabizi ko azahagarara ku munota wa nyuma. Haleluya. Nshuti yanjye, funga amaso yawe dusenge. Yesu ni mwiza. Yesu Masiya ni mwiza.
wari waratawe uyu munsi yatumiwe ava i Matadi aza i Kinshasa kugira ngo abantu bamurute igihagararo, abantu bamurusha ubwiza bamubone bakire. Nuko rero Frere nibwo agiye kuririmba ngo nimureke ndirimbe Yesu ni mwiza, kuko isi yavuze ngo reka bamufungirane mu icyo azapfe, uyu ni umwanda. Nshuti yanjye, ndagira ngo usenge ubwo mwene data araba ari kuririmba. Bamwicazaga ku gikuta ubwo bajyaga mu murima, imvura ikamunyagira, izuba rikamwica, nta muntu n'umwe washoboraga kuba yahamukura, niwe wari imfura. Mureke rero aririmbe ko Yesu ari mwiza. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jewe iyo ndwaye, izina rye niryo mpamagara. Haleluya. Izina rye niryo rimpa amahoro. Iyo isi njugunye, izina rye niryo mpamagara. Izina rye rimpa amahoro. Iyo isi mbonye nk'ikintu kidafite akamaro, izina rye niryo mpamagara. Haleluya. Yesu wangiriye neza. Natekereje ko ngiye gupfa, Yesu wangiriye neza. Natekereje ko ibyanjye bizarangiza imanyanga, Yesu wangiriye neza. Natekereje ko nta kintu nshoboye, Yesu wangiriye neza. Nshuti yanjye, tega amatwi, reba ubuzima bwawe. Yesu ni umucunguzi w'ubugingo bwawe. Yesu wamuhaye ubuzima bwawe kugira ngo kurwane intambara nk'uko yarwaniye mwene data. Isi yamutaye hanze, avuga ngo uyu nta kintu yamara, ariko amaze guhereza ubuzima bwe Yesu, we yibazaga ngo niki nakora muri iyi si, niki nakoze kugira ngo mbone ibintu bibi nk'ibi ngibi. Yesu ajya atanga amahoro. Uyu munsi amwicazanye n'abakomeye. Ndagira ngo nawe wakire Kristo mu buzima bwawe, ntabwo kujya mu rusengero bihindura umwana w'Imana. Nubwo waravukiye muri famiye ubururira, Yesu abasha guhereza icyerekezo ubuzima bwawe. Uribaza ngo mbese uramwakira gute? Wowe wafashe umwanya wawe
ukareba ubutumwa ukaba ubugejeje ku musozo, turagushimiye. Niba utarakora sabone cyangwa subscribe bikore kugira ngo ujye ubona ubutumwa bushyashya. Wibuke gukanda ku kazogera kugira ngo ujye uhabwa notification za video nshyashya. Ufite igitekerezo, ufite icyifuzo cy'uko twavugurura uyu murimo, twandikire hasi muri commentaire, urabudufashije. Ubu butumwa bwohereza bagenzi bawe kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Urabudufashije kwamamaza ubu bwami. Uhabwe umugisha.